Inkirigito. 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 Inkirigita. Dukirigite. Dukirigitane. Tubasetse. Sebisi. Karame rariya wanjye. Waramutse neza. Waramutse. Uyu munsi noneho mfitiye ikira. Njutse mfite amatsiko noneho uyu munsi ntishiye iki? Uyu munsi rero ariko urabizi ko ntajya nshirayo. Uyu munsi nabwo ngahaja. Uyu munsi nabwo ngize ngo warandutse. Oya. Uyu munsi rero nabwo mfite inkuru nubwo nayibonye mu minsi yashize. Haciyemo iminsi ariko ntibura kuryoha. Wari bagiye kuyimaze. Ntabwo ari naribagiwe gazi bazambanye nyinshi zikancanganyikisha. Agira inkuru rero Reka tugende. Umva. Umuntu yateze imodoka yanga kumutwara pepe iranga. Akomeza urugendo n'amaguru. Amaboko se ubwo yari yayasize he? Amaboko? Wowe tega amatwi. Ubwo yakomeje urugendo ageze imbere abona yaguye. Ariko nubwo yaguye ubwo yihagaze akomeza urugendo n'amaguru shango ntiyajya kugama. Uko yigira imbere ikagwa ari nyinshi. Bidatinze imirabyo itangira kurabya ari myinshi. Cyo harya Sebisi itangira kurabya ryari? Aya ntabyo se n'umunyarwandakazi byongeye nk'umuhinzi. Imyembe itangira kurabya no mu kwa karindwi mu kwa munani. Si byo se? Ariko niba tunabatuburiye turamaze wana ntabwo nabeshye bake ahubwo twikomereza. Ubwo rero ahubwo yabonye irabije yatangiye kubara udufuka azayisaruramo n'amafaranga azayikuramo. Ubwo rero imaze kwera ahandi bimaze gushya ari kwitegura kuyikuramo. Nyina yahise amubwira ati namenye gahunda ufite yo kuyikuramo. Ati wibeshye uyikuremo ndakugezayo. Umukobwa ati mama ati witonde. Ati nanjye nari kwigezaho rwose na cyane ko utandusha imbaraga wa gakecuru. Buretse gato ubwo yari ifite amezi angahe? Ntabyo nzi si ntabwo ari njye wamuteye. None se ko bihuza urakaye aho ntiwaba. Oya. Aha. Reka twikomereze da. Dukomeze koko? Dukomeze. Ngize ngo bibyaye imbogo. Yego dukomeze. Numvaga imihanda itangiye kunyerera. Ubwo rero umukobwa yahise abwira nyina ati ntiwongere kuvuga ko ngezayo na cyane ko uri agakecuru njye ndacyari muto. Niko yahise amusubiza. Niko yahise amusubiza. Nyina atari ko se mwana wa ubundi mbere y'uko uyikuramo wayitewe nande? Umura gasa niyo gaterwa amacumu acanye nanjye none nashaka kumenya. Ariko biri kukurakaza nkaho wagira ngo uramuzi. Umukobwa yabwiye nyina ati ndakwiyamye mama ibyo ntibikureba. Ngaho amuvuze se yabiki? Simbizi ariko ngewe uranteka setiku wasanga ari setiku pe. Ariko se buriya ugira ngo usibye ko wenda buri wese akunda ukwe. Setiku irari ari nkawe nzi bikubayeho kuri setiku. Usibye kubihisha koko setiku buriya wajya kumwerekana mu rugo nk'umuntu ugutereta witegura kuba umukwe. Ya setiku ninde? Wa muhungu wa nta wishima? Yewe amatiku ya kamfu n'umuheto. Ya maguge se naho nayihingutsa nanjye. Reka twigarukire. Yego. Umusaza we niwe wahise abwira nyina ati mama njye ndabizi neza yayitewe na cyaka wamunywesheje inzoga nyinshi atarazimenye. Nizo zamuteye rwose kugira iyi seseme. Ubwo umukecuru yahise avuga ati iyo unywa nke washyano hafi kumukubita. Uwo mukecuru se nawe kari ishyano. Ishyano koko ntawamenya da. Nahise ubwo urumva wowe yari kumushyigikira. Umukobwa yahise amubwira ati nkeya bambwiye ko itera malariya ariko iyo ikunyagiye nyinshi nta kibazo. None se Sebisi Karame imvura yasimbuye umubu gutera malariya ryari?
nta makuru ahagije mbifiteho ibyo bintu ariko kuva kera nagiye numva ngo iyo ikunyagiye ari ubujojo nyine ikakunyagira umwanya munini ngiye gutera malariya ubwo twazabaza nk'abajyanama b'ubuzima cyangwa se abaganga no kubabaza byimbitse ubwo umukecuru yahise avuga ati mba mbese ati ubwo nizikubana nyinshi se uzajya uzifunguza zishobore mukobwa umukobwa nawe ati wikwijijisha mama ati bambwiye ko iyo uzifite ari nyinshi umugabo wawe anezerwa turazimurekurira akizihirwa nawe ati umugore n'uyu niba ari ibyo rero umukobwa afite umuco sara umuco arawufite ahubwo wadanje ubwo umukecuru wese yifata se yewe buzi ukuntu umukecuru yahise bigenza yahise yanika yose hanze ngo kwe arayanika yose yose arayasohora yayanika make koko reka da yayanikiye rimwe ibijumire rimwe bayakubite biboroheye kubera ko buranga iyo atumye neza kuyahura aragora agora ibiki reka nta kigoye ngaho da mu mikino yo gushaka itike yo kujya mu gikombe cya 2026 kizabera i Huye kizabera he irari mvuze he uvuze ngo kizabera i Huye ni muri Amerika mama we yego ayo Mavubi rero uvuga ngarago uzi Nigeria yaraje irayaniga iyatsindagira 2-0 bwayo uzi igitangaje wari ku mahoro mama hari ku mahoro yego ko ubwo ko bahanyagiye 2-0 banayarusha ari mu mahoro ubwo iyo haba mu makuba byari kugenda gute urabyumva nawe nyine ubwo nyine bari kwahindura amasaha yego kubana aya ari Amavubi agahinduka amasaha umva rero Neri yagiye guhombwa hanze barayahuruje araza nayo ngo niyakaze da kubera ko ngo yabashije gusohoka igihugu nabyo by'ubusa yego koko ndabyibutse ko bari bayahuruje ngo niyakaze datawe abonye atsinzwe arivugisha ngo Lesotho ngo niyo yoroshye ngo niyo azatsinda ngo biyoroheye kabyaro byaje yego uwo ni umugisha Lesotho se yo yaraje yakorera iki se yisi uye baba we uzi ukuntu byagenze yaraje yahagamo birangira ari kimwe nabwo bigoranye mbese ikipe zombi zaguye impiswi reka bavuga ko zaguye misa ariko kimenye ikinyarwanda erega aya Mavubi nawe yatumuvugishwa wa muntu yatumuvugishwa rwose none se ubwo urumva ikigoye nayo isigaye yoroshye kubi ihumurira ati umukobwa nawe yarabimenye ko yoroshye aravuga ati noneho rero nimuyanure itaza kwitwa n'izuba none se ko numva uvuga imwe kandi zigomba kuba ari ebyiri zigomba kuba ari ebyiri ariko imwe ngo yari yacitse ku gatsitsino bayishyira korodoniye ngo ayidode noneho atinda kuyikora iby'abakorodoniye bubu atinda kuyikora ngo itahe nimba urumva yatinze kwa korodoniye ubwo ziba bakimara kuyanura yageze mu nzu ibuze iyayo irahebeba nawe urabyumva ihene yabuze iyayo yarahebebye irahebeba birangira bafashe umwanzuro wo kuyibaga ngo hati itipfusha bikarangira bapfiriye ubusa dore ko mu muco wa Zamburi kurya ikintu cyipfushije bitemewe harya inaha iwacu ho biremewe ra ngayo nguko yari nyir'igito rero inshuti bakunze ba Jaotvshow nagira ngo mbabwire nka kwa kundi nakomeje kubabwira no muzabanje niba ubona wabikunze akaba ari ubwa mbere ugeze hano kuri uyu muyoboro wa YouTube channel ya Jaotv kora subscribe ukande share ukore like ujye muri comment utubwire uti muzongere mwibi cyangwa se muzagabanye mwibi kugira ngo dukomeze
tubahereze ibintu byiza cyane. Niba rero ufite igitekerezo, ufite inkuru idasanzwe, ufite ushaka gukorana natwe ikiganiro, cyangwa se ushaka kuduha ikiraka cyo kudoda imyenda itandukanye no gushushanya no gukora ibintu by'ubugeni bitandukanye, waduhamagara kuri 0788 25 9948 cyangwa se ukaduhamagara 0788 0220 100. Izo nimero zombi ziri no kuri WhatsApp, wanatwandikira no kuri email jadoartist@gmail.com. Nari Sebishyimbo, nari kumwe na Hilaria. Turabakunda. Ciao ciao. Hasta la vista. Jao. Jado Artist Official ku isonga.